yacu yabanye n'abera yabagwaniye intambara zikomeye yabiyeratse kenshi mu rugendo bararurangije baranezerwa iyo yabanye na Gidiyoni imutsindira abamidiyani iyo yabanye na Daniyeli imukiza mu bwobo bw'intambwe n'uyu munsi aracakora uko yarejo n'ubu nikwiriye kandi niko izahora iyo mana Arufa na Omega iyo ni ntihemuka kandi irashoboye iyifuza biraba itegetse n'uyu munsi uko yarejo n'ubu nikwiriye kandi niko izahora iyo mana Arufa na Omega iyo ni ntihemuka kandi irashoboye iyifuza biraba itegetse nabonye imana ihindura ibyanse guhinduka nabonye imana ihindura ibyanse guhinduka nabonye imana ihindura ibyase guhinduka nabonye imana ihindura ibyanse guhinduka nabonye imana mu bikomeye nabonye imana ihindura ibyase guhinduka nabonye imana ihindura ibyanse guhinduka Gidiyoni humura ntucike intege Nehemiya humura ntucike intege mukozi w'Imana humura ntucike intege nawe musenzi humura ntucike intege nimugire icyo mwiganyira ibyo mugomba mu gusenga hamwe no kwihinga no gukenda ugusenga ni kwiza n'intsinzi yabera ntimugire icyo mwiganyira ibyo mugomba bimenyesha Imana mu gusenga hamwe no kwihinga no gukenda ugusenga ni kwiza n'intsinzi yabera ntimugire icyo mwiganyira ibyo mugomba hamwe no kwihinga no gukenda ugusenga ni kwiza n'intsinzi yabera bwira Yesu bikugoye aratabara abamwambaza mubwira buhora ibikuriza n'umutabazi aragukunda